tuzabikoraho ariko n'ubu ngubu ntarirarenga kuko n'izo nsengero ziracyahari yego nidukora neza ejo tuzatangira twazigize amarerero hanyuma ejo bundi bavuga ati ariko nimureke n'abo bakecuru bizire gusenga ejo bundi n'abandi bahabasange kuko barizigira amasaha impamvu nkubwira gutyo ntabwo njyewe njya ncika intege ngira ngo ndi mu bantu bakunda ibibazo njyewe ibibazo bije mpita numva ngaruye urutege ariko iyo ni imico y'abanyabwenge n'ubundi niko bamera mpita numva ngaruye urutege nkavuga ariko urabizi n'ubundi mu cyongereza baravuga ngo tough times ngo ibihe bikomeye ngo breeds great men ngo bibyara abantu b'imbaraga ngo naho soft times ngo ibintu byoroshye ngo bibyara weak men ngo bibyara abantu bari aho badamara yewe uriya rero bagashozwa inambara n'abanyamahanga yego n'uyu munsi nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda hari igihe wicara kuva nk'abakuru b'ibihugu duturanye nabo cyangwa se badukikije ukumva mu mvugo zabo basa nk'abadekarara bashaka kurwana natwe aho hakorwa iki ku mukristu cyangwa se no ku muyobozi ariko bene biriya byo bo icyambere abayobozi ba politike bo burya baturusha ubwenge bageze Refidimu abamareki bateye abayisiraheli yego Mose abwira Yosuwa ati fata inkota ujye kurwana n'abamareki njyewe ndafata inkoni y'Uwiteka njye ku musozi gusenga byombi biragendana twebwe turasenga Mose yatakaga twebwe turagenda tukajya imbere y'Imana tugasenga abantu ariko Mana dore abantu bashaka kudutera muri gakondo yacu yego ariko nabo abandi bashinzwe ibyo ngibyo bakagura Zion Dome si ibyo rero ugomba kumenya ko byombi biragendana kimwe nuko no mu buzima busanzwe by the way buriya yego ikintu kijya cyica abakristo umukristo aba ari umushomeri kuwa mbere ari mu cyumba kuwa kabiri ari ku cyo mu muhima kuwa gatanu ari ku cyo ku giporoso kuwa gatandatu ari ku cy'inyuma hari umusozi hari na Farawo bari ujya imbere hari inyanja bafatiwe hagati icyo Mose yakoze yahamagaye Imana ko tugoswe aha tugeze ko ntabwiyegambure dukora iki bana nabwo rero ko kirimo kuntakira abwira abantu bakomeze bagende kandi imbere hari inyanja we nakubwiye ngo ubwira abantu bakomeze bagende batangiye kugenda nibwo inyanja yitamuruye irabareka bacaho rero jewe nibwira yuko abantu benshi barimo barapapaza barimo baravuza induru ariko ubundi uri waje Imana yakubwira ngo ariko ayo mabwiriza ni muyarebe mutangire muyagendereho yego hanyuma jewe nzatangira gukora mwatangiye kugenda nibura munyereka ko mwayinjiyemo nimwinjiramo nzatangira gukorana namwe rero biranje nta ni munyenge byane nta ni oya mushobore urazi ko abantu rimwe na rimwe kwakira ibintu babyakira mu buryo bugiye butandukanye hari nk'umuntu uyu munsi uvuga ati ntituzongera gusenga cyangwa se hari abapasiteri ubura ni mu byihorera ibyo ngiye birekere ba nyirabyo birekere nyirabyo niba bikunda ibyo umuntu akunda arabikora ntawe nuzagira ubushobozi uzishakira umubawunsa hari uzabubangamiye ntawe nibaza gukora mutsa bigizeyo gati muve mu nzira ye nta kibazo mbona yego hari ibintu byinshi tugenda tubona mu nsengero nko gufasha abasuke imfubyi abapfakazi ukabona icyo kintu gisa nk'icyatsikamiwe ni iki wabwira abashumba bagenzi bawe mu kugishyiramo imbaraga kubona icyo kiyorere kiraje amabwiriza azakizana icyo ngicyo buriya azagikemura icyo ngicyo nta nibwo ndi bugire icyo mbabwira uretse ko tugiye kujya dutanga action plan yerekana icyo ugiye kumarira abaturage kandi buri mwaka reka mfate umwanya ngusuhuze inshuti muvandimwe wowe udukurikiye Uwiteka nakomeze akwishimire abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo tubahaye ikaze Imana y'amahoro nibarindisha ukuri kwayo n'urukundo rwayo rubatwikire gira umugisha n'Imana kuri kamera kongera kwakira umushumba wacu Revela Dr Antoine Rutayisire tugiye kuganira dufite topic ivuga ngo muri ibi bihe umukristo akwiye kwitwara ate mu bihe birimo imuhazi intambara bamwe aho gusengera habaye hafunzwe umukristo akwiye kwitwara gute ariko mbere byose reka tumaze tumwakire
aturamutse adushyire n'imbere y'Imana ubundi tuganire. Mushumba turakwakiriye. Murakoze, kadusenge Imana. Turagushimye Mana yacu, ni umunezero wacu iteka ryose kwibuka kuri Imana yacu, Imana itwitaho, Imana itugirira neza, Imana idahinduka, Imana ituhora iruhande. Rero iki kiganiro tugiye gukora kibi cyo guhesha izina ryawe icyubahiro, kibi cyo gufasha ubwoko bwawe, kibi cyo kungura, kibi cyo kwagura, kibi cyo kubaka. Haleluya. Waduhaye isezerano ko Umwuka Wera naza ari uzayobora ibyo dukora byose. Umwuka Wera tuguhaye rugari mu magambo, mu nteruro, mu bitekerezo, uyobore byose kugira ngo bizabe byo guhesha umwami wacu icyubahiro kandi bizagira umumaro mu bwoko bwe. Amen. Izina ryawe ryubahe Umwami Yesu, ubwami bwawe buze hagati muri twe natwe duhabwe umugisha. Mu izina ryawe tubisabye Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Pastor turakwakiriye. Dufite topic ivuga ngo ese umukristo cyangwa se umuturage w'igihugu kiri mu bihe by'impuha z'intambara n'imyizerere, bamwe ho gusengera hafunze, yagakwiye kuba yitwara ate? Ariko reka gira ngo duse n'abatandukanye ibyo bibazo bibiri. Yego. Kuko impuha z'intambara kugeza uno munsi giye ntangazwa n'ukuntu abantu bakabiriza ibintu, bakabyagura, bakabigira binini, bakabitubura, bakabibyimbisha. Impuha z'intambara ubundi mu Rwanda tuzifite hehe? Mbona ku ma social media agiye atandukanye, yaba ya secular na ya gospel, ugasanga uburyo ki abantu bameze nk'abari muri fans yuko ngira ngo ahubwo abantu barimutse imitima yabo babijyana Kongo. Yego. Bageze aho ngaho babyitiranya n'u Rwanda, kuko bacyakora bifite impamvu, kubera ko ibihugu by'amahanga byadushyize muri Kongo. Niba baribwiye ko baragize ngo turi intara imwe ya Kongo. Ngira ngo bigeze kumva minisitiri waho bivuga, wagira ngo koko barabikoze duhinduka intara imwe ya Kongo. Yego. Baba badushyize muri Kongo, baba badusabiye ibihano, abandi baba babiduhaye. Ubwo umuturage wagira impungenge byo bifite ishingiro. Yego. Kwa batekereza bakavuga ati ibihugu byose nibiduhagurukira bikadufatira ibihano, nubwo ubuyobozi buduhumuriza, ariko burya iyo wumvise abantu bakuvuga kandi bakakuvuga nabi ntabwo wabura kugira impungenge. Ibyo byo bifite ishingiro, cyane cyane yuko hariho na bamwe muri bo nubwo wenda bitari bijyanye n'iby'ibihano, ariko bafashe ibyemezo byagize ingaruka ku buzima bw'abantu, kuko wenda nk'abakozi bakoraga mu mishinga yafashwaga na USAID, aho igihe Trump yazagaho agahagarika imfashanyo iminsi 90, ndetse akaba yarazitemye agasigazaho 18% gusa, ntibibuzemo abanyarwanda benshi babuze imirimo, n'abandi byagize ingaruka ku bucuruzi bwabo, kubera ko hariho nk'abo baguriraga ibintu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Buri kantu kose kabaye n'abakoraga muri USAID direct, buri kantu kose burya kabaye ku gihugu bitugiraho ingaruka. N'abariya wenda umubano twari dufitanye n'Ububirigi ugahagarara, ntibibuza umunyarwanda umwe, babiri, batatu, bane, 10 ndetse barenza abo ngabo, ziriya projet z'Ababirigi zagiriraga umumaro, ingaruka zo zibaho. Ariko tugomba kuzakira, kuko iyo ibibazo bije turabyakira. Ubwo rero nibwira ko ari aho abantu bakura icyo kintu cy'impungenge, cy'ubwoba, cyo guhagarika umutima. Ariko ubundi ngira ngo ntabwo twavuga ngo ni impuha z'intambara, kuko ntabwo u Rwanda ruri mu ntambara. Yego. Ahangaho umukristo akwiye kuba hitwara ate? Ikintu cya mbere buriya mu bintu birimo impuha, ikintu cya mbere umuntu agomba kubanza gushaka ukuri. Yego. Kamenya ari ibintu abantu bambwira ni ukuri. Nk'ubu mu gitondo hari umuntu wanyandikiye arambwira ngo ni ugusenga cyane, ngo FDLR yageze muri Rutsiro. Nshakishije amakuru nsanga ni ahantu bakoze inama, babwira abaturage bati hari abantu b'Abazarendo na za FDLR igihe bahungaga baje bahungira mu baturage. Ibyo ngibyo ntabwo ari intambara yabaye, ariko abantu bakuvuga ati buriya byabaye, ati bahageze. Ngira ngo abantu baje bihisha, bakaza bakihisha mu baturage, abo ngabo ngira ngo ntabwo ari abantu baba bateje intambara yatuma umuntu uri i Kigali yikanga. Ariko ntibikuraho yuko abantu bikanga bakagira impungenge. Ibyo rero ngira ngo ni ibintu by'impuha biba biriho. Noneho umukristo yakwitwara ate? Icya mbere banza ushakisha ukuri. Nk'ubwo nanjye wayabimbwiye sinabicira ifu, nahise nshakisha amakuru yabyo. Ndabona ibi bintu byavuye hehe, uyabikuye hehe. Banza ushakisha amakuru, umenye ukuri uko guhagaze. Unatekereza urebe niba koko bigufiteho ingaruka. Ariko kuruta ibindi byose niyo byakugiraho ingaruka, wibuke ko Imana idahinduka.
yego kuko mu bihe bikomeye byose iteka ryose twebwe ibyiringiro byacu tubisubiza ku Mana. Habakuki umuhanuzi Habakuki yigeze gusenga Imana yibwira ati ariko Mana ko mara gusenga nkakwereka ibibazo biriho, nkakwereka urugomo, nkakwereka imyitwarire mibi, Imana iramubwira iti sawa ngiye kubateza abakarudaya. Aravuga ati abakarudaya n'ubwoko butagira impuhwe butagira imbabazi rwose Mana. Imana iramubwira ngo niyo byatinda ntibizahera bizaba. Noneho icyo gice kirangira avuga ngo naho imirima ngo naho imitini itatoha bagahingira ubusa imyelayo ngo n'intama zigashira mu bikumba nta kizambuza kwirata Uwiteka Imana yanjye ko niwe mbaraga zanjye. Ibyo rero ngira ngo ibyo nibyo byiringiro by'umukristo mu bihe nk'ibyo ngibyo. Iyo urebye muri Bibiliya ntabwo Imana yigeze dusezeranya ko tutazahura n'ibibazo. Oya. Ndetse ubwo Yesu yaravuze ngo ibibazo bizaba byinshi ngo muri iyi si muzagira ibibazo muzahura n'ingorane ariko muhumure nanesheje isi. Yego nibyo umuririmbyi ari nyiravuga ngo dufashe igihe mu ntambara. Yego ariko hanyuma wenda tugaruke kuri bya bindi twari nakubwiye ngo tutandukanye ibibazo bibiri tubitandukanye n'iby'insengero zifunze n'iby'insengero zigomba kongera zigasubira kwiyandikisha n'iby'umubare w'abantu baza biriya nabyo ngira ngo ngewe ntegereje kuzumva ubusobanuro kandi batangiye kubutanga bw'inzego za leta kugira ngo abantu babanze bamenye ibi bintu biteye bite, kuko iyo abantu babivuze ukihutira kurakara, ukihutira kugira umujinya, ukihutira gusenga nabi, kuko nawe barimo gusenga nabi abantu bafite amasengesho atameze neza, hari abantu barimo gusenga amasengesho mabi, abo ngabo rwose nababwira ngo mureke gusenga amasengesho mabi kuko ubundi umuntu w'Imana ntabwo yemerewe kuvuma, ntabwo yemerewe kutukana, ibyo nyine ntabwo tubyemerewe. Icyo gihe nabyo cyane cyane biriya by'insengero byo yewe nta nubwo bimpangayika cyane kuko ngira ngo icya mbere si ikintu gishya, ntabwo ari ubwa mbere habayeho izi mpinduka nk'izi ngizi, kuko guhera muri 2018 kuva ririya tegeko rigenga imiryango ishingiye ku myemerere ribaho, habayeho impinduka nyinshi. Ibi rero ni ibintu navuga ngo bisanzwe, ariko burya iyo ikintu kidasanzwe uri umukristo, ikintu cya mbere ukora banza uhagarare ku munara wawe urindire icyo Uwiteka azakubwira. hari n'abakwiye yavuze ngo ngiye guhagarara ku munara wanjye ngo ndindire icyo azambwira kubwo ibyo namuganyiye. Abantu benshi ntabwo bihutira kubaza Imana, bavuga ngo ariko Mana urimo urakora iki? Urabizi nahoze mbyigisha n'abantu ahantu kare, hari igihe Mose yaratwaye Abayisiraheli ageze ku nyanja, Farawo aravuga ati ariko ba bantu twabaretse baragenda, noneho abaturuka inyuma avuga ati mureke tujye kubagarura. Noneho barebye babona inyuma Farawo arahari, imbere hari inyanja, ku ruhande hari imisozi, bari bafite imisozi 3, umwe wari uri inyuma undi uri ku ruhande, kuko hari umusozi wa Migdoli na Barisefone na Pihayirote. Bareba bakabona ntibari bujye iburyo hari umusozi, ntibari bujye ibumoso hari igisozi, ntibari bujye inyuma hari umusozi hari na Farawo, ntibari bujye imbere hari inyanja, bafatiwe hagati. Icyo Mose yakoze yahamagaye Imana, Imana ko tugoswe aha tugeze ko ntabwiyegambure dukora iki? Bana nabwo rero ko kirimo kuntakira, abwira abantu bakomeze bagende kandi imbere hari inyanja. Wewe nakubwiye ngo ubwira abantu bakomeze bagende, batangiye kugenda nibwo inyanja yitamuruye irabareka bacaho. Rero jewe nibwira yuko abantu benshi barimo barapapaza, barimo baravuza induru, ariko ubundi uri waje Imana yakubwira ngo ariko ayo mabwiriza ni muyarebe, mutangire muyagendereho. Hanyuma jewe nzatangira gukora mwatangiye kugenda, nibura munyereka ko mwayinjiyemo, nimwinjiramo nzatangira gukora. Rero jewe nta ni munyenge byane, nta ni oya mushobore urazi ko abantu rimwe na rimwe kwakira ibintu babyakira mu buryo bugiye butandukanye. Hari nk'umuntu uyu munsi uvuga ati ntituzongera gusenga, cyangwa se hari abapasiteri n'urugero baboneraga ubuzima muri ubu buryo bwo guhahira mu nsengero, nabyo tubyemeranyweho. Donc situation de vie yabo uyu munsi nk'umushumba w'inararibonye wabahiye inama. Ariko so ubundi nibyo bitaraza, ntihariho insengero n'ubundi abapasitori bari bagiye. So rero bikubwira ngo ariko buri umuntu wizera Imana reka nigarukire ku cyo warubajije.
icyambere ku muntu wizera Imana ibibazo bizabaho pe, bizahoraho, ariko Imana izagutunga no hirya y'ibibazo. yego, Imana izagutunga no muri ibyo bibazo. Gusa Imana iravuga ngo uzazana ibyo bibazo uwo niwe niwe ifitanye nawe ikibazo, ariko ubundi niwe washyizeho amabwiriza, sibyo? yego, ushyiraho amabwiriza, ikigaragara ko insengero zizagabanuka, zizagabanuka. So nizigabanuka umupastor azatungwa n'Imana ye. Ubuze ko ntakiyobora urusengero se ndiho, uretse ko biratandukanye ne kubikabiriza, kuko jewe ndi muri pension ubwo nyine kubera kwiteganyiriza. Pension ntabwo wari umushahara, ariko pension iragutunga. yego, Ariko n'undi wese ubuza akazi, abakozi bajya bakora akazi kagashira bagasenga Imana ikabaha, kandi ubwo nyine bazareba ikindi bakora. Ariko icyo ubwo jewe nakongeraho, yego, n'ubundi ntabwo Imana yaduhamagariye gukora mu nsengero, yaduhamagariye kubwiriza ubutumwa. Jewe niyo wafunga urusengero ntabwo umbujije kuvuga ubutumwa. yego, Rwose nzabwiriza ubutumwa ku muhanda, mbwiriza ubutumwa bo nasuye abantu, mbwiriza ubutumwa. Kuko Imana yaduhamagariye gukora icyo dushobora kumenya. Wenda ikizaba cyabuzeho ni umushahara, ariko umurimo w'Imana wo ntabwo uzaba wahagaze. ase ubundi mu mboni zawe izi nzu z'amatafari cyangwa se z'aya mabuye, ubona koko harimo amabuye mazima nk'uko ijambo ry'Imana ridusaba, cyangwa se ubutumwa bwiza abakene barabubwirizwa koko? Uravuga mu nsengero se? yego, Oya, reka twe kuzagwa mu mutego w'abantu bamwe na bamwe. Insengero zirakenerwa, yego, mu bihe byose insengero zabayeho. Ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo insengero zikoreshwa zite. Kuko aha ngaha nibwira yuko ari naho twagiye natwe tutirengera. Ubundi mpamya yuko na Yesu aje yari kutugaya, gute? kuko Yesu akiri ku isi yabwirizaga abantu, baba bashonje akabagaburira, abarwayi akabakiza, yego, abahungabanya akabahumuriza. Twebwe rero twageze ahantu duhugira mu kohereza abantu mu ijuru, yego, twibagirwa kubabesha mu isi. Ari nabyo bitubyarira ibi byose. Twarabanje bamwe icyari urusengero tugihindura business cyane, twiyambika ubusa. Hari ntuzari ikiganiro, niba nakitagira n'ikiganiro kuri YouTube, sinibuka kuvuga ngo sinibuka, sinshaka kuyivuga, si ngombwa. yego, Banditseho ngo Imana idukijije ibisambo, bakubitaho ifoto ya Gitwaza, bakubitaho ifoto yanjye, bakubitaho iya Minyoni, bakubitaho iya Karidinali. Navuga nti urabona bafashe n'abatarabaye ibisambo, twese baduhindura ibisambo. Ariko ntibikuraho uko byabayeho. yego, tugiye mu itorero, turatangiye, turagambanye, yego, tubeshyeye bamwe, cyangwa wenda tubivuze ukuri, simbizi niba byari ukuri. Turatangiye, turagambanye. yego, ubwo Imana yiturebye yatwishimira. wapi, ubu mbese urebye isura y'itorero tutarashyiramo n'ibyo by'amabwiriza, yego, ubundi twarishyashya. oya, nge ubwo mvuze nkanjye Robert, ubona ko harimo kawo. Icyo ngicyo rero buriya iyo wiyambitse ubusa, abantu bose barakurunguruka cyane. iyo twiyambitse ubusa, noneho bigeze abantu bavuga ati ariko bariya abantu niba badashobora kwiyambika, reka twebwe dushaka uburyo tubambika, batwambika uko babyumva. Ibyo rero ntabwo yewe sindimo kurengera uruhande cyangwa ruriya, ariko mpamya ntashidikanya iyo tuba twarakoze ibyo Yesu yadutumye gukora. yego, Itorero rikaba icyo Yesu yadutumye gukora. Reba itorero rya mbere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, baratubwira ngo ryari itorero risenga. icyo ni icya mbere. Rikaba itorero ribwiriza ubutumwa abantu bagakizwa. yego, Rikaba itorero risenga, rikuzura umwuka, abantu bagakundana, ngo ntibagire ubwiko ku kintu icyo ari cyo cyose. yego, bagasangira ibyabo, bigeze ahantu batubwira ngo nta n'umukene wababagamo. Urenda kumbwira ngo iyo tuba twarakoze insengero zihuye n'itorero Yesu yasize ashaka, ntihaba abana b'ingwingiri mu gihugu, bakajya baduha imidari y'uko ari twe twaciye ubugwingiri mu gihugu. yego, ntihaba urubyiruko rwihebye kubera ko twarubwiye ubutumwa, rukamenya Yesu utwikorera imitwaro. Tukabwiriza ubutumwa, ingo ntizisenyuke kubera ko abantu buzuye umwuka bagakundana. yego,
tukabwiriza ubutumwa buhindura igihugu. Ngewe ndumva nta muntu n'umwe wari no gutinyuka kudukoraho, ariko n'ubu ngubu ntarirarenga kuko n'izo nsengero ziracyahari. Yego, nidukora neza ejo tuzatangira twazigize amarerero, hanyuma ejo bundi bavuga ariko nimureke n'abo bakecuru bizire gusenga, ejo bundi n'abandi bahabasange kuko barizigira amasaha. Impamvu nkubwira gutyo ntabwo ngewe njya ncika intege, ngira ngo ndi mu bantu bakunda ibibazo. Ngewe ibibazo bije mpita numva ngaruye urutege, ariko iyo ni imico y'abanyabwenge n'ubundi niko bamera. Mpita numva ngaruye urutege nkavuga ariko urabizi n'ubundi mu cyongereza baravuga ngo tough times, ngo ibihe bikomeye ngo breeds great men, ngo bibyara abantu b'imbaraga, ngo naho soft times ngo ibintu byoroshye ngo bibyara weak men, ngo bibyara abantu bari aho badamara. Yewe uriya rero tugiye kuba abanyembaraga, tugiye gusubira ku mavi dusenge, ariko mureke gusenga nabi. Hari abantu bari kuzamura amasengesho mabi, oya ari amasengesho ntagire wongera kuyasengera kuko nta muntu ugomba gusenga avuma igihugu cye. Oya, ibyo ngibyo ni ubuswa, ibyo ngibyo ni ubutamenya. Ubundi hari ahantu Pawulo yigeze gutuka umutambyi mukuru. Yego, baramubwira turatuka umutambyi mukuru, ati Imana imbabare kuko biranditswe ngo ntuzavuge nabi umuyobozi w'ubwoko bwawe. Ngewe buriya reka nkubwire, nshobora kuzamura ijwi nkanenga ibyo abayobozi bakoze. Yego, ariko sinshobora guhangana n'umuyobozi w'igihugu cyangwa ngo mbe umuntu, kuko twebwe abakristo ntabwo tubyemerewe. Ntabwo rero nshobora kujya imbere y'Imana noneho ngo ntangire kuvuma, kuko iyo watangiye kuvuma ubwo wabaye umucunnyi, wabaye umurozi, ntabwo ukiri umukozi w'Imana. Ibyo ndagira ngo mbibwire abantu barimo gusenga nabi ngo babireke. Yego babikorera mu rwihisho, mu rwiherero, ariko ntuzigere usengera nabi igihugu cyawe. Hari abantu babihuza n'iminsi y'imperuka ivuga yuko hashobora kuzabaho ari uburyo bwo gutegura idini rimwe. Kibona mu mboni zawe? Ariko ngewe nta kibazo ngewe mfite, nibyo by'idini rimwe bizabaho kuko na Bibiliya irabivuga. Yego, nureba mu gitabo cy'ibyahishuwe uhereye mu gice cya 13, yego, ubonamo baratubwira ngo nuko hazamuka inyamaswa ivuye mu nyanja. Iyo ngiyo izaba ari ubuyobozi bwa politike. Yego, ariko hari indi nyamaswa izava mu butaka ngo ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ngo kandi ariko ikavuga nk'ikiyoka. Iyi izaba ari idini igaragara nk'idini ya gikristo, ariko ibwiriza ibintu bivuguruza ijambo ry'Imana. Izabaho rero. Iyo rero abantu bakubwiye ngo nibyo barimo gutegura, ubundi se bwo byanababyo. Yego, we wabikoraho iki? ari n'udukurikiye bamugana nta n'icyo yanabihiye. Niyo impamvu nyamwira abantu nk'abo ku kimwe bwo muvunwa n'ibyo batabikoresha. Wowe tumbira Yesu. Yego, kuko ikizakubwira ko erga burya no kutamenya ijambo ry'Imana nabyo ni ahubwo nicyo kibazo gikomeye. Kuko urumva ngira ngo icyo tuba tugomba gukora mu biganiro nk'ibi ni ugufasha abantu gusobanukirwa akava mu butamenya. Yego, biriya nta muntu wigeze akubwira ngo ureke gusenga. Nta n'umuntu wigeze akubwira ngo ureke Yesu. Yego, nta n'umuntu wigeze akubwira ngo uzurahirire yuko uzagenda gutya cyangwa kuriya. Nta n'umuntu wigeze akubwira ngo uhindure imyizerere yawe. Yego, bahinduye aho usengera, sinzi ko banahinduye n'uburyo usenga, kugira ngo naho usengera kuko donc kugeza iki saha no guhindura aho abantu basengera. Kuko insengero zifunze zizafungurwa mu buryo buri conditional. Yego, so icyo rero ndibwira ko atari cyo kibazo gikomeye kirimo. Ariko umunsi uzabona bakubwira ngo ntiwongere gusenga, ngo ahubwo usenge uriya muntu cyangwa usenge kiriya kintu, icyo gihe nawe uzange bakumanike upfe. Filimana nka ba Paulo na ba Petero n'abandi, ibyo gihe nta nubwo babintera. Biramutse binabaye ahubwo gihe bavuze bati muze mupfe. Yego, cyo nabwira noke ni mushyire kuri liste ya mbere. Ariko nta byabaye, nta nibirimo kuba, nta nibirimo gutegurwa. Ngewe mpamya ntashidikanya ko iyo dini imwe ngewe nzapfa itarabaho, kuko hari ibimenyetso byinshi binyereka yuko itari vuba. Yego, byinshi kubizabaho kwizabaho, ariko ntabwo ari muri iki gihe cyacu. Ibyo byose ntabwo ari mu mwaka w'ibihumbi 2000, nta nubwo ari na 2025, nta nubwo ari no mu 2030, ntabwo ari muri iyi myaka turimo. Ko hari speculation kuvuga yuko papa ashobora kuba
yaratabarutse bakabihisha mu buryo bw'ubuhanuzi bati n'ubundi niwe wanyuma uzayobora katolike. Yewe nimva nyine ko speculation. Erega ayo makuru yo muri dorutwari niko cyera twahitaga. Yego. Amakuru yo muri dorutwari, amakuru yo ku mihanda, ariko nibi byanyu bisigaye byitwa imihanda. Yabaye imihanda. Niba papa yararwaye akaba atagaragara hanze, ninde utarwara? Umunsi papa yapfuye muzabimenyeshwa. Yego. Kiliziya Gatolika izashyiraho undi mupapa. Ubuhanuzi buvuga ko ari we uzagira ati wanyuma. Uyu nguyu se ariko si ikibazo kiriye, niba ari we wanyuma none se azasimburwa n'iki? Ko mujya mumbwira yuko ngo muhanuzi ngo w'ibinyoma azaba ari umupapa, kandi uyu nguyu akaba yirwariye agiye gupfa. Reka tuvuge yuko papa yapfuye, sibyo? Yego. Mwahoraga muvuga ngo papa ngo niwe uzaba ngo umuhanuzi w'ibinyoma. None papa arapfuye uti ntawe uzamusimbura. None bya bintu mwavugaga ntabwo ari byo. Reka nkubwire ikintu kimwe Robert. Papa napfa. Yego. Kiliziya Gatolika izabimenyesha abakristo. Yego. Nirangiza itora undi mupapa. Ibyo nijye ubikubwiye. Yego. Naho ibyo bintu mwavuga ngo nta wundi uzajyaho. None se bazagira ubuyobozi butagira umuyobozi. Wenda bazabihisha paka habaye iki? Ndabizi. Paka Yesu agarutse. Yego. Sawa nabwo nta kibazo. Ibyo ari byose n'ubundi ndahamya yuko ku mukristo wo mu Rwanda yego ntabwo papa mukeneye cyane. Mukeneye padiri wenda, mukeneye musenyeri, mukeneye archevêque barahari, kardinali. Ubwo papa n'abatinze kujyaho abo bazaba barimo kubayobora. Ubwo kibazo mufite ni iki? Tukiri kuri ibi bintu by'amabwiriza, hari insengero nyinshi zigiye zitandukanye cyangwa se n'imiryango ubona. Imiryango ntabwo irimo. Ubwo n'imiryango yegamiye kuyoboka Imana ntabwo irimo. Rero ategeko ntabwo rebe imiryango ishingiye ku myizerere. Yego. Oya. Kubwo natekerezaga ko hari insengero zimwe zitazongera nko kugaragara. Oya zirahari zitazagaragara. None se umva. Nta nubwo ari insengero zo zirubatse. Uriya n'umutungo w'abaturage. Yego. Ikitazagaragara ahubwo amadina amatoreramo. Yego. Ntabwo azagaragara kuko nunareba no kuri liste harayo wamaze gusiba cyane menshi, ariko ashobora kuzuka mu bundi buryo akongera akagaruka agahindura ubuyobozi, agahindura izina, kuzuza ibyangombwa, gatanga miliyoni 2 akiyandikisha bundi bushya. N'abantu se bazahinduka ko ari ababaye ibyamamare mu kugira gute? Donc akabazwi ko yarafite urusengero rwakahindura. Ariko ibyo mwabyihoreye ko buriya ntimugakemura ibibazo bitari byabaho. Yego. Ibibazo bibayeho mu minsi iri imbere umenya ibisubizo byabyo. Buri muntu wese ashaka ibye. Yego. Hamwe no gusenga no kubaza Imana, buri muntu azashaka ibisubizo by'ubuzima bwe. Mushumba nk'umuntu w'inararibonye cyangwa se umuntu donc dufite abantu benshi bakwigiraho cyangwa se bumva akavuga ati nkoze reference y'ibyo mushumba yavuze, donc ni ihe nama waha ubuyobozi ndetse n'abaturage muri rusange nk'ibi bihano byadufatiwe nk'uko twabikomoje? Uravuga ibihano bira by'amahanga ubijyane n'ibyo by'insengero. Ubundi niba wagufatiye ibihano, yego, ubu ngira ngo inkunga z'amahanga zinjiraga muri bije yacu zageraga muri za 40 cyangwa 30%. Yego. Ibindi ni imitungo yacu hano mu gihugu n'inguzanyo ziva hanze. Yego. Rero nibwira ngo kuko twigeze kubaho kuri iyo nivo turazamuka. Ubwo icyo biba bikoze birakudindiza. Ufata ibintu by'ingenzi. Yego. Bituma abaturage badasonza, baticwa n'indwara, batabura amashuri, ukagabanya ibindi byajyaga bitwara amafaranga. Igihe gitegereje yuko situation ihinduka. Kandi hamye yuko abayobozi bo niyo mpamvu wumvise bahumuriza abaturage bavuga ati ntimuhangayike. Ibi twebwe twateganije uko tuzahangana nabyo. Yego. Abayobozi ahubwo twebwe ngaruke kuri bya bindi by'amadini. Ubu natwe nibyo twagombye gukora. Okay, baratubwiye bati insengero zizagaruka mu mirenge nibamara kubisobanura neza. Twagombye kwicara hamwe tukareba niba rero ifite insengero wenda zingana ziki. Yego. Ni zingahe zitari bugaruke. Ese kwizi insengero zari zirimo abantu turabashyirahe
yego nta kibazo mbonamo. Ikibazo kizabaho urakizi, nkiye kizaba mu kutumvikana kw'abantu. Nk'ubu gihe nshobora kuba nari mfite urusengero wenda mu murenge wa Nyarugunga, yego bo hanyuma ntirugaruke, ariko hakaba hari urwo wenda urwa ADEPR cyangwa rwa EPR ruhari. yego Kuki ntabwira abakristo ntimujye muri ruriya rusengero aho kugira ngo nkomeze mbajuragize banyirukanka inyuma? ahubwo niho tuzarebera Maze abashumba banyabo. ubu se ko turi ingabo z'umwami umwe, abasirikare bavuye mu kigo runaka, yego iyo bageze mu nzira bakabona bubiriyeho, bashobora kujya mu kindi kigo bakerekana ibibari byabo bakararayo. yego Ko ni ingabo z'igihugu kimwe. Yego. Kuki twebwe tutakora dutyo Iyi nama tukabyumvikana? yabari- Bavuze ngo abantu ngo bazashaka amasinya 1000, haboneka ibintu byo biroroshye. Niba atari abayoboke 1000, ndagenda nshake turamutse tubaye abakristo beza yego bazima, ndagenda nshake abantu bo muri ADEPR Yego. kuko duhuje umwami, nshake n'abo muri EPR duhuje umwami, ngewe ndi wo muri Anglikani, bansinyire nuzuza amasinya 1000 ngende nzuru urusengero rwanjye. Ntibyakunda? navuze naho niho tuzarebera ko Ahubwo twashyizwe ku gipimo. twashyizwe ku gipimo kabisa. Ariko icyo wenda tugarutse ku byo warubajije, yego ubundi iyo habayeho ikibazo uri umuntu uzi ubwenge, uratangira ugakora ingamba zo guhangana nacyo. yego Ntabwo wicara ngo witotombe, ngo wivume, wiciragure. Oya, uricara ukavuga ngo iki ni ikibazo. Twebwe rero tugira n'umugisha ukomeye cyane. yego Twe turanasenga. Icya mbere iyo habaye ikibazo nk'iki, yego uri umuyobozi, icya mbere ukora si ukwihutira gufata ibisubizo. Genda ubaze shobuja wagutumye, ubwire ko duhuye n'ikibazo tubigenze dute. dukora iki? Muzigire Mose iyo yahuraga n'ikibazo ntabwo yihutiraga kugikemura, yego we yihutiraga kubaza Imana, kandi rimwe na rimwe ikamuha ibisubizo atatekerezaga. yego Ubwo hari igihe abantu babuze amazi pe, bageze Imara basanga amazi yaho ararura. yego Agenda abwira Imana ati ariko Mana, abantu bananiwe kunywa amazi ya hano, amazi ararura. Imana avuga ati genda uteme ishami rya kiriya giti utereremo. yego Temisha amatereyemo, amazi ahita ahura ubugobogo, abantu baranywa buhira n'amatungo yabo. Undi munsi aragenda bageze mu butayu ati ubu ngubu byagenze bite, utubuza amazi yo kunywa, batangira kwitotombera Mose. Abwira Imana ati abantu ko bagiye kunyica, babuze amazi yo kunywa. Tugenda ukubite ruriya rutare, urukubita inkoni ruraguha amazi. yego Arukubita rimwe amazi aradudubiza. Gutyo gutyo gutyo. Ubundi babura ibyo kurya. Baramubwira ati turambiwe Mana rwose, imaze kutuva ku nzoka, turashaka akanyama. ubundi watujyanagahe? Aragenda abwira Imana ati abantu rero ngo Imana iravuga ati nanjye ndabyumva, abantu bahorera n'igimwe, genda ubabwire ngo ejo nzabaha inyama. Biyeze gusa banyizere. yego Umunsi ukurikiye barakangutse basanga ngo inkware zazimagije ingano. Yego. Imana yacu ihorana ibisubizo, amen. ntabwo yigeze ibura uburyo. Rero sinzi impamvu abantu ahubwo ikibazo ahubwo abantu bashakiraho igisubizo kitari aho kujya gushakira igisubizo kuri nyiri ibisubizo barabyishakamo. Buriya no mu buzima bwa buri munsi igituma abakristo benshi babaho bihebye, yego bakabaho nabi, bishakamo ibisubizo. Iyo ni imitekerereze y'isi. Twe ntabwo twishakamo ibisubizo. amen. Ibisubizo tubishakira ku Mana yacu. Abantu rero nimujye ku mavi, mubaze Imana inzira, mubaze Imana inzira. arabona hoze mukore nka Ezra guhamagara ati ndi Uganda, yageze ku mugezi wa Ahava. Arabata rwose ndasubira kujya gusaba abo kuduherekeza, kandi twaravuze ko dufite Imana y'inyamaboko. Imana irabaherekeza bageze iwabo. Nimwicare ku mugezi musabe Imana inzira. Nimwicare ku mugezi mubaze Imana icyo tugiye gukora. Nimwicare ku mugezi mubaze Imana uko tuzakora mu gihe nk'iki. Ariko mwe kwitotomba, mwe kwivovota, mwe kwanga igihugu, mwe gusenga amasengesho mabi. yego Pastor, twebwe turabizera, niyo tuganira mu buryo bwo kwizera, tugafatana reference kuri Israel nk'ubwoko Imana yaronse, uburyo yajyaga ubuyobora. Hari igihe Abisirayeli bajyaga bagabwaho ibitero cyangwa se bagashozwaho intambara n'abanyamahanga. Yego. N'uyu munsi nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda, hari igihe wicara kumva nk'abakuru b'ibihugu duturanye nabo cyangwa se badukikije, ukumva mu mvugo zabo basa nk'abadekarara bashaka kurwana natwe. Aho hakorwa iki ku mukristu cyangwa se no ku muyobozi? Ariko bene biriya byo icya mbere abayobozi ba politiki bo burya baturusha ubwenge.
bageze i Refidimu abamaleki bateye abayisiraheli. yego Mose abwira Yosuwa ati fata inkota ujye kurwana n'abamaleki. Njyewe ndafata inkoni y'Uwiteka njye ku musozi gusenga. Byombi biragendana. Twebwe turasenga. Mose yatakaga twebwe turagenda tukajya imbere y'Imana tugasenga. Abantu ariko Mana dore abantu bashaka kudutera muri gakondo yacu. yego Ariko nabo abandi bashinzwe ibyo ngibyo bakagura Zion Dome. Si ibyo rero ugomba kumenya ko byombi biragendana. Kimwe nuko no mu buzima busanzwe by the way buriya yego ikintu kijya cyica abakristo. Umukristo aba ari umushomeri. Kuwa mbere ari mu cyumba, kuwa kabiri ari ku cyo mu muhima, kuwa gatanu ari ku cyo ku Giporoso, kuwa gatandatu ari ku cya Kabeza, ku cyumweru yageze Kabuga, none agasirikira kandi ubwo ngo ni umushomeri. Nkavuga no wegenda usenge mu cyumba cyo kuwa mbere, kuwa kabiri no kuwa gatatu no kuwa kane no kuwa gatanu ujye gushakisha akazi. Shaka ujya kumesera imyenda niba ariyo revuri ushaka ujya gukora iki. Ibi ari yose buriya ntabwo uzi. Abantu bakubwira ngo ariko ngo Imana izadutunga nk'uko itunga inyoni. Sindabona inyoni yicaye ku giti itegereje ibyiri. Igume ku kiraro cyayo gusa. Inyoni irabyuka mu gitondo. Ikabanza ikaramya Imana ikahimbazaho gakeya, niyo mpamvu wumva bakubwira ngo ni mu bunyoni. Zirabyuka zikabanza zikajwigiraho gake. Zikaramya burya niko mbyita. Inyoni ikaguruka ikahura n'agasimba hari ikakashyira mu nda, ikabona akabuto hari igashyira mu nda, ikagera hari ikabona akantu igashyiramo umunwa igakurura twatuntu turyoheye tuba turimo. Hari teste njya nzikorera mu rugo iwanjye. Inyoni ze hari ahantu nyine njya shyira donc ibiryo bya zarahamenyereye ziba zizi ko mu gitondo ziraza zikareba umuceri. Ashobora kuba zarahamagawe n'inyoni imwe ikajya guhamagara zirazi nta nubwo zikintinya. Sinzi ukuntu ibyaremwe bimeze. Niyo ngiye kuziyashyira zihari kandi abona ko abandi bantu ashobora kubona inyoni akaguruka. Iyo ngiye kuzisuka umuceri buriya ziba ziboneka ati ibiryo biraje. Wese wabona umuntu ukuzana ibiryo ukamuhunga. Ibyo rero nicyo nakubwiraga. Umunsi tuziga ku guhuza gusenga kwacu n'ibikorwa. Yego. Atari muri ibyo ngibyo gusa bya gisirikare wavugaga. No mu buzima busanzwe. Yego. Senga ariko nurangiza uhaguruka ujye gushaka ibisubizo. Yego. Pastor ari ukuntu twagiye twigishwa niba nabyita nabi banabigishwa bamwe na bamwe donc niba duhe doctrine z'itorero rya Kristo ahubwo bakaduha doctrine za domination zacu denomination uku kugongana kwa doctrine y'itorero no kugongana no kw'imiryango yacu y'amadini yacu nk'umushumba nicyo wafasha uyu muntu wahuye n'iyi jamu mu mutwe we. Nayikure nibyo nagiye kuvuga. Nayikure mu mutwe. Yego. Ubundi mu mutwe wacu hagomba kubamo Bibiliya. Gusa hanyuma hanze tugakurikira amabwiriza n'amategeko y'amadini yacu. Ariko ntibisimbura iby'Imana yavuze. Yego. Kuko iby'Imana yavuze nibyo giye ngenderaho. Yewe ndi umupastori muri Anglikani. Yego. Ushobora kubona ariko iri bwiriza ushobora kuryihorera kuko si Imana yarivuze. Hakora ibindi mbona bifitiye inyungu umurimo w'Imana. Yego. Ushobora kugenda ukambwira uti wowe ntukavugisha abantu nk'abariya ntukagire gute nkabwira noya Imana yose ko yambwiye nzajya nsengana na bene data nubwo tudahuje idini. Ariko pastor ugasanga yakambije gahanga ngo mwagiye kuvuga ngo nimukajyana nimukagire mutagana ibyo ngibyo urimo. Yewe ndibuka cyera nkiri umukatolike. Cyera muri za 60 na. Yego. Ku musozi wacu hari amadini atatu. Hari abagatolika, abadventiste n'abaporoso b'Anglikani. Iyo twibeshyaga kutwe twari abagatolika. Yego. Nka mu baporoso bakaba bakoze ubukwe. Urumva twe twari abana. Ukibeshya ugataha ubukwe bw'abaporoso. Ababyeyi bawe bafungiraga amasakramentu. Twebwe cyara turyaga ku byacu. Urumva icyo gihe ahantu twigaga. Twebwe twagendaga kilometero 3 tukajya ku ishuri ryacu rya Gatolika. Abana b'abaporoso bakagenda kilometero 8-9 bakajya kwiga ahitwikira mu ruzi ku ishuri ry'abaporoso. Kuki uzarushya umwana kubera impamvu z'idini. Kuki uzambuza gutaha ubukwe bw'umuvandimwe kubera impamvu z'idini. Ariko n'uno munsi birahari.
hari aho ubibona ukabona abantu bari aho bati buriya bukwe niba yatashye ubukwe n'ubukwe bw'umuyisilamu ari umuvandimwe wanjye cyangwa ari inshuti yanjye nzabutaha kubera iki? Kubera ko nta kintu bintwaye, ni umunyarwanda. Abantu bigeze kubigira binini cyane ngo twanayicaranye na Rutanga rw'amaboko ngo mu kiganiro, ariko Rutanga ni umunyarwanda ntacyo mpfana, afite imyizerere mfite yanjye. So ngira ngo hari ibintu tugomba kurenga, ntibivuga ko nzajyana nawe kubandwa no guterekera, ariko nta nubwo bimbuza yuko nshobora kwicarana nawe tukaganira, ko nta bwoba nteye nanjye, nta nubwo ndi bugerageze kumutera, kuko ngewe umwuka unkoreramo ntabwo akora iterabwoba. Oya, buryo uzarebe Yesu ntabwo yakoraga iterabwoba. Pawulo yigeze kugenda abwiriza ubutumwa, haza umukobwa ngo waraguraga ngo yamaze iminsi amukurikira. Pawulo ntiyigeze amwagereza, ariko yageze aho ngaho aravuga ati ariko umukobwa arandambiye, ubwo bupfumu n'uburaguzi bwawe buri inyuma yanjye, kubita dayimoni ayikuramo, barangije bamutera amabuye. Ariko ibigaragara ntabwo Pawulo yigeze ajya kumutera kumusagarira. Oya, rero tubwira ngo twebwe tugomba kumenya doctrine z'Imana, dogme z'Imana n'amabwiriza, amadoctrine y'amatorero yacu ntabwo bigongana, biruzuzanya, ariko ikibanza ni icy'Imana yavuze, kibanziriza icy'amatorero cy'abantu bavuga. Uti dukwiye gusoma Bibiliya. Pastor, hari ahantu ugera ugasanga Bibiliya, ni urugero ndavuga ati ntihakagira umuntu mwita so usibye so wo mu ijuru cyangwa so w'imyuka, hagasanga uyu munsi abantu mu madini agiye atandukanye umuntu yashyize ihamye ko Dr. Reverend Pasteur Rutayisire utamwise Daddy ritarema. Sinzi nawe niba ujya ubibona kiriya kintu iyo ukibonye ko gihabanye na Bibiliya ukivuga iki? Oya, ibyo guhabana byo sinzi, kuko ngira ngo na Pawulo hari abo bavuga ati ntabwo mufite baso benshi bo mu mwuka. Biriya nta kintu bimbwira jewe, nibyo ni amahitamo y'abantu n'udukoryo tw'abantu, reka bari ko mbyita. Yego, ubigize binini cyane ukarengera aho navuga nti iki ngiki ni ikibazo, kuko kugira ngo uzabe papa w'abantu 2,000 3,000 ukanabyiyita, burya ahubwo niwe uba wishyizeho ingorane. Wiyise papa, ngize ikibazo nje kukureba ndakubura, ubwo kuko wambera data uri papa bwoko ki? Ubundi wiyemeje kuba papa ba papa rwose, ngewe umbwiye ngo ndi daddy w'aba bantu, nabwira nti sawa, nta kibazo mfitemo. N'ubundi none se padiri ntibamwita father? Yego, si padiri se niyo muri ntuza muri denomination nitwa father. Burya n'aba pastori natwe urebye byenda kujyana n'ibyo. Yego, nge ndi umushumba, niba ndi umushumba w'intama sinzegere, n'ubundi ubushumba bwanjye ni ikibazo. N'uwo mupapa rero, n'uwo mudadi aramutse asoje inshingano nta kibazo mbonamo. Yego, uku kwikagashya ubona ku bapasteri bamwe na bamwe, kuko si bose, ugasanga hari nabo nyambona bashyizeho ama bodyguard, ugasanga afite abantu bamurinda. Nkawe nk'umushumbi ubibonye biri ubibona ute? Ntacyo mbibonamo. Niba nifitiye ubwoba ko abantu bashobora kunkubita cyangwa bakansunika, bakashyiraho bodyguard. Ariko ntimugafata ibintu bitoya ngo mubigire binini. Erega ikibazo ni uko mufata ibintu mukabitubura. Ni mubyihorera ibyo ngibi, birekere ba nyirabyo, birekere nyirabyo. Niba bikunda ibyo umuntu akunda arabikora. Ntawe nuzagira ubushobozi uzishakira umubawunsa, hari uzabubangamiye ntawe. Nibaza kukuramutsa bawunsa bigizeyo gati muve mu nzira. Ye nta kibazo mbona. Yego, hari ibintu byinshi tugenda tubona mu nsengero nko gufasha abasuke, imfubyi, abapfakazi, ukabona icyo kintu gisa nk'icyatsikamiwe. Ni iki wabwira abashumba bagenzi bawe mu kugishyiramo imbaraga kubona icyo kiyorere kiraje amabwiriza azakizana? Icyo ngicyo birazagikemura. Icyo ngicyo nta nubwo ndi bugire icyo mbabwira. Uretse ko tugiye kujya dutanga action plan yerekana icyo ugiye kumarira abaturage, kandi buri mwaka bakayigenzura. Ubwo nitutagaburira imfubyi n'abapfakazi se ngo dushyira abana mu ishuri, turwanye ubugwingiri, turwanye umwanda, action plan tuzayikura. Biriya byarangiye byikoze. Ba bantu basenga nk'amasengesho mabi biba biritse. Oya, biriya ahubwo ngewe nashimye Imana, nabwo ariko nubwo harimo ibigoranye, ariko harimo n'ibyo nakomeye amashyi. Yego, mwiri action plan rwose
izatuma tugaragaza ukuntu tugiye kugira umumaro. Nahoraga numva mbirwaye nkanabyigisha n'abantu bakanga kubikora. Ariko Uwiteka bisubije. Biriya nashyizeho amen ishyiraho vi. Mu byo wabonye bisa nk'ibigoranyemo ni ibihe? Ibigoranye? Byihore nibatangira kubikora uzabibona. Nibwo nzagenda mbona ko uzagenda ubibona kuko nanjye hari ibyo ntarasobanukirwa neza, ntegereje kubanza nkasobanukirwa. Yego. Mushundumva dusa nk'abasa nabitsa no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Hari mugenzi wanjye ujya ukora ikiganiro cyitwa ngo inama y'umunsi cyangwa se inama y'ubuzima. Umuntu dukurikiye niyo nama y'umunsi. Inama y'umunsi? Ubundi inama y'umunsi mu kiganiro yitanga ukurikije ikiganiro mwakoze. Yego. Iki cyari ikiganiro ku bibazo biriho. Inama y'umunsi nabwira umuntu ngo nugera imbere y'ibibazo. Yego. Ujye wibuka ko Imana, reka nkoreshe amagambo ya Bibiliya. Zaburi ya 11. Yego. Hari ahantu ivuga ngo niba imfatiro zisenyutse. Yego. Cyangwa zinyeganyeze ngo umukiranutsi azakora iki? Yego. Nta nubwo batanga igisubizo. Ngo Uwiteka ari ku ngoma. Ikwibutsa ngo intebe y'Imana yo ntijya inyeganyega. Ahubwo urumva ko ari mu gisubizo cyane asakara u Rwanda rwose. Uwiteka ari ku ngoma. Bikubwira ngo imbabazi z'Imana ntizirondoreka kandi ntizihoraho iteka ryose. Yego. Nibyo Yeremiya yavuga ati nizo zituma tudashiraho. Dawidi akavuga ati jewe imbere y'ibibazo anterekera ameza imbere y'abanzi banjye, igikombe cyanjye kigasesekara. Yarangiza hepfo akavuga ati rwose jewe niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya kuko inkoni yawe n'inshyimbo yawe birampumuriza. Amen. Ati none rero nanjye jewe nzigumira mu mahema yawe, nzaguma mu rwihisho cyane mu rwihisho rw'ishobora byose. Niho ngiye guhungira. Amagambo abwirwa benshi akumva beneyo, nkanjye nkuyema yanjye n'udukurikiye akuyemaye. Reka dusenge hanyuma niba ushoje. Reka ahubwo niba hari ikindi kibazo ufite. Ndumva asatiye ku musozo. Ibibazo wateguye byose bya wakamye. Yego. Kandi turagushimye Mwamana yacu. Amen. Ntabwo wigeze utubwira yuko tutazahura n'ibibazo, tuzumva inkuru z'intambara n'impuha zazo. Ariko waratubwiye ngo mu bihe nk'ibyo ngibyo uwizera akageza ku mperuka ngo niwe uzakizwa. Amen. Reka kwizera kwacu kwe kujya guhungabanywa n'imiyaga, kwizera kwacu kwe kujya guhungabanywa n'amabwiriza n'amategeko, cyane cyane iyo ntacyo yadutwaye. Ikiganza cyawe cyiza kibane n'abakristo bose n'abapastori barimo gusenga mu gihe nk'iki, ahubwo ubungura ubwenge, ubungura ibitekerezo kugira ngo bamenye uko bitwara mu gihe nk'iki ngiki. Ijambo ryawe ritubwira ngo bene Isakari ngo bari abantu ngo bazi gusoma ibimenyetso by'ibihe bakamenya ibyo Isirayeli ikwiye gukora. Natwe duha abantu nk'abo ngabo bazi gusoma ibimenyetso by'ibihe bakamenya icyo itorero rikwiye gukora mu gihe nk'iki. Urambura ikiganza cyawe uyobora ubwoko bwawe, uturisha imitima yabo baha amahoro kuko uri Imana kandi uri Imana iduhora iruhande, kandi nibi byose uzabituvaniramo ibyiza. Tanga umugisha, unezeze ubwoko bwawe, wiheshe icyubahiro mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turabashimiye mwese mwabanye natwe, tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, shalom, nawe utaha.